Mwiriwe neza. Uyu munsi ngira ngo twigire hamwe Revit. Turayiga nshingiye ku gitekerezo cy'abampaye comment kuri YouTube tumaze iminsi twaploadinga, bambwira yuko twahereye mo hagati ariko bo bari bakeneye yuko dukora ibijyanye n'aba beginners cyangwa se nk'umuntu uri kwiga bushyashya iyi software uko ashobora gukoresha komande zayo. Igitekerezo cyabo naracyumvise nsanga koko hari ibibura bitewe naho nahise ntangira ngenda nshushanya. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye guhera hasi. Ni video ishobora kuzaba ndende kuko ishobora gufata nk'amasaha 3 kuko tuzasobanura kamwe ku kandi, ariko turatugera turi codinga wenda akatarengeje isaha kuburyo tuzashyiraho wenda nka part 3. Ntiriwe mbatwara umwanya munini rero, reka dufungure template nshyashya. Turajya hano kuri file, tujye kuri new. No kuvuga ngo iyo uyifungura no kuvuga ngo new iguha kano gatebo ka new project, noneho igahita ubaskira muri template. And the template hano dufitemo Imperial Construction template, tukagiramo Imperial Architecture template, tukagiramo Imperial Structure template. Muri construction no kuvuga ngo combininga architecture na structure. Ariko izo zose ziriho aka kajambo Imperial murabizi, no kuvuga ngo ziba zikora muri millimeters. Hakazaho na Imperial System. Muri Imperial System ho hazamo ibintu by'ama air condition, hakazamo biriya byuma bishyushya mu nzu, hakajyamo mbese ni ibintu byerekeranye na air conditioning. Ni muri system rero no kuvuga ngo iteka dushushanya ko dushushanya muri meta dukoresha izifite metric, kuko no muri metric naho dufite metric construction template, twagira metric architectural, twagira metric structural template na metric system template. Kuri iyi nshuro no kuvuga ngo twebwe turakoresha architecture. Iyi metric architecture no kuvuga ngo uyikoresha uri gushushanya inkuta z'amatafari za bloke, uri bukore kolone za beto, mbese no kuvuga ngo ni ibintu birebanye na architecture. Ariko iyi metric structure no kuvuga ngo yo ikora ibintu birebana n'ibyuma. No kuvuga ngo nimba mubasha kwibuka nk'ahantu hagiye hakorwa inganda, hamwe tugiramo ama profile cyangwa se ama HBM n'amakorone n'ama universal columns ku nganda cyane cyane aho zikunda gukoreshwa. Ariko iyi structure nanone combiningamo kolone, kuko hari ubwo wubaka inkuta za kolone inkuta za beto ukaziterekaho zira z'ibyuma ngize ugakrading. Byose tuzagenda tubona kuko tuzatwiga kamwe ku kandi. Noneho kuri iyi nshuro turakoresha metric architectural template. Tuyikirikaho igahita ijyamo hano hejuru. Aha ni mu gihe tugiye kurema project nshyashya. Iyo usanzwe ufitemo indi, hano hariho create new project cyangwa se project template, ariko turakora project. Iyo turangira tujya kuri OK. Iyo tumaze kujya kuri OK, no kuvuga ngo ni gutya ihita yaka imeze gutya. Mu buryo buri default numara kuyatsa mwari mwabonye ko twahera hano kuri file. No kuvuga ngo muri file nanone harimo utuntu twinshi cyane kuko turagenda ka item ku kandi. No kuvuga muri file harimo new yukojejeho extending a new project, new family, new conceptual mass, new title block, annotation symbols. Utuntu twose ushobora kugenda creatinga project. No kuvuga ngo niyo ngiye ugiye gushushanya family, ibintu nabyo ndibuze kubyinjiramo mu kanya cyane mbatandukanyiriza model na family, kuko wenda mbinyuzaho mu magambo makeya. Model ishobora kuba ari inzu runaka bashushanyije ifite za nkingi, ikagira amapavuma, ikagira amadare n'ibisenge, ariko family ishobora kuba nk'intebe wateretse imbere muri icyo cyumba. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo. Noneho ugiye hano kuri under file nanone dufitemo open. No kuvuga ngo ushobora openinga cloud model, openinga project, openinga family, openinga Revit file cyangwa se building component. Ni yitwa IFC, issue for construction, open as IFC file, cyangwa se
harimo utuntu twinshi cyane kuko ari naho ujyana kuri sample file. Utuntu two tuzabyinjiramo mu gihe tuzaba tugiye mu bintu bya modeling, mbere ku kuntu ushobora gushushanya n'ubundi ukayishyira kuri cloud kuko nabyo tuzabibona. Save yo ni ibisanzwe. Save as nanone ni igihe ushobora kubika project yawe ukayibika nka cloud model, ushobora kuyisavinga nka project, ushobora kuyisavinga nka family, ushobora kuyisavinga nka template. Template ni ukuvuga ngo cyangwa se nka viewport cyangwa se nka library. Ku exportinga nanone no kuvuga ngo Revit ni software nziza ishobora ku exportinga mu bice bitandukanye. Ishobora kubikora nka card format, kandi muri card format nayo igakuramo nyinshi, harimo za DWG. Iyi extension turabizi ko mu magambo arambuye ivuga drawing. Hari indi format ya card cyangwa se iyi card ubundi ivuga computer aided design format. Hari izitwa DXF, DGen, OBJ, SAT. Ni ukuvuga ngo hano nanone ukiritseho ubonamo izindi nyinshi cyane. Ushobora nanone ku exportinga nka PDF, ushobora ku exportinga nanone nka DWF cyangwa DWFX. Ni ukuvuga ngo izi ni format zose ushobora kuba waka-exportingamo drawing yawe ushaka gutransforminga. Ushobora kuba uyifite yarakozwe na Revit ariko ugashaka kuyisavinga kugira ngo izafungurwe n'umuntu ukoresha AutoCAD. Ni ukuvuga ngo unyura hano muri export. Noneho kuri print nanone ushobora no guprintinga cyangwa ugakora Ctrl P cyangwa se close. Iyi close rero turahita tuyihorera. Noneho ikirebana n'iyi file tubonye ibintu byose birimo. Noneho ni ukuvuga ngo Revit uko yaka iteka ryose yaka ibifite izi menu zo hejuru, harimo file, harimo architecture, harimo structure, harimo style, ariko iteka mu buryo buri default yaka iri muri architecture. Ni ukuvuga ngo yaka iri muri template ya architecture. Ukimara kuyifungura gutya rero ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere tugiye kwiga icyo bita interface cyangwa se workplace. Interface cyangwa se workplace ni ukuvuga ngo ni screen turi kubona uko nguko ingana. Uko yaka imeze rero, yaka hano hejuru tugaragariza Revit version, kuko ngiye nkoresha Revit 2023. Yarangiza hano hasi nanone igahita ikwereka izi menu arizo file, architecture, structure, style. Noneho ikakwereka precast. Nuba muri architecture ni nkirikwa gutya murabona dufitemo wall, izi ni architecture wall, tukagiramo inzugi, tukagiramo amadirishya. Component ni ukuvuga ngo ni nka meza, intebe, amafurnitures n'ubundi abamo hano muri component. Cyangwa se tukagira amakorone, tugiramo structural column, tukagiramo na column architecture. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ari za beto cyangwa se zikaba ari iz'ibyuma. Muri architecture dusangamo roof, ibisenge, tugasangamo plafond, tugasangamo pavoma, tugasangamo curtain system. Curtain ni ukuvuga ngo ujya wumva bavuga ngo curtain glasses cyangwa se inkuta nyine zitari structural, zitikorera rods, zikora partition. Utu tuntu twa curtain grid, mullion, utu ko ari dutatu nako tuzatwiga, ndetse nigeze nanatunyuramo muri ya video na uploadinze bwa mbere ubwo natunganyaga amadirishya n'inzugi. Hano tugasangamo railing cyangwa se amagarde fou, uretse ko ngo babihinduye nta basazi bakibaho, ahubwo byabaye garde homme cyangwa se no turinda abantu, ntabwo tukira turinda abasazi. Hazamo ramp, hakazamo ama escalier. None iyo tugeze hano hazaho text model. Nanone iyi ngiyi idufasha kwandika za nyuguti nini cyane nk'abantu bize mu Gifaransa ibyo mwajya mwita ngo ni écriture normalisée, ibintu binini by'icyapa. Izi model line nazo tuzazibona. Mbese ntiriwe wenda mbinyuramo cyane, reka tuzagenda tuvuga kamwe ku buri bwoko. Murabona ko mpinduye muri structure hamwe harimo ziza ari iz'ibyuma gusa, hakazamo za bracers n'ibindi birebana nazo. Ibi nabyo tuzagenda tureba kamwe. Kuri uyu munsi rero noneho apart yo kuba twabona izi menu, hano ku ruhande tuba tuhafite utuntu tubiri duturanye. Kamwe kitwa project browser ariko gafunguye, nakagenzi kako kakitwa property. Ni ukuvuga ngo utu tuntu hari ubwo ufungura ugasanga imeze nka gutya tudahari, ariko nitwo tw'ingenzi cyane kuko turamutse utadufite ntabwo ushobora kugira ikintu ushushanya. Ibanga nabi birareba n'umusanga wenda nk'umuntu yadufunze cyangwa se
akadufunga mu buryo bumutunguye, uza hano muri view ugakirikaho, warangiza ukirika kuri view, ubwo ni menu ya view, ugahita uza hano handitse user interface extendinga, urabona kano kitwa project browser, ukagatikinga gahita kahaza, gashobora no kugatikinga kakazana hano, nkongera ngasubira muri user nanone nkareba kakitwa property nako nkagakirikaho, gahita kaza kakaba kari kumwe ni ingenzi yayo, kuko no kuvuga ngo niko dukora. Ariko muri make kujyana natuvugaho bitandukanye, nsubiye hano muri user interface, nuvuga ngo property, akamaro ka properties ni ukuvuga ngo kagaragaza umwirondoro cyangwa se property za object runaka. Nk'urugero tugiye muri architecture, ngakirika hano kuri architecture wall, ni ukuvuga ngo property itigaragaza ko mfitemo basic wall ya 200 ndetse ikanyereka no muri bwoko bwose bw'inkuta, kandi nyuma yo kunyereka ubwoko bwose bw'inkuta iraza igahita nanone inyereka location line, uko urukuta rubuze, mbese itanga details zose zirebana nuko urukuta rubuze kuba rureshya. Ibi muri kubona muri aka gataburo, nanone muragerageza kugenda mubibona, reka ngende mpighlightinga mu ibara ry'umutuku. Ni ukuvuga ngo murebye uyu mubare uri hano, ushobora kuza nanone ukongera ukawusanga n'aha ngaha, aka kajambo unconnected kari aha ngaha nanone ngafite na hano. Noneho level yaho urukuta ruza kuba ruri ni hano kuri level 1, kuko niko biba bigomba kugenda. Icyo nashakaga kubereka, nanone location line ariyo iyi ngiyi, murongera nanone muze muyisange hano. Noneho base offset iri hano, nanone offset murongera muyibona aha ngaha. Ni ukuvuga ngo ihita iguha detail zose z'ibyo birebana niyo family wari ushatse kuba ukirikaho. So iyo bigeze hano rero, ni ukuvuga ngo wanavugaga kuri property, ngiye kuba nyikuruzinze, ninarangiza nanone nsubire kuri view menu, njye muri user interface, noneho tuvuga no kuri project browser. Project browser ikintu idufasha yo ni ukuvuga ngo itwereka ibijyanye n'amaview, kuko no kuvuga ngo urabizi iyo tujya gushushanya duhera kuri floor plan, uko inzu igaragara, ibyumba bikase biri hasi, ikatwereka ceiling uko profile buze ko biteye, none ikatwereka ama elevation cyangwa se ama elevation muri east, muri north, south na west. Ibi rero no kuvuga ngo kuri elevation building elevations, murabona utu twiso turi hano, uko ari tune, no kuvuga ngo aka ngaka nako na ka north, kano ni east, kano ni south, kano ni west. No kuvuga ngo ibyo ushushanya byose bigomba kuba biri hagati muri utu tuntu tumeze nk'amaso uko ari tune, kugira ngo uze kubasha kubona aya views. Munsi ya view cyangwa na ceiling, reka nkuremo extend, no kuvuga ngo tuhasanga ama legends, aho wagiye ushyira legends zose kuri drawing zigenda ziza muri aka gafota. Iyo ugiye gukora schedule cyangwa se pricing, ibintu byo gukora ibirebana n'ibiciro n'amakantite, n'ubundi nabyo biza muri aka. None impapuro zose bateguye gukora nanone ziza muri aka kitwa sheet. Noneho under family, muri family harimo utuntu twinshi cyane, harimo curtain parapet, panels, curtain system, harimo utuntu twinshi. Ibi bya family kubitandukanya na model byose nabyo ndibuze kubinyuramo muri izi video tugiye kuri codinga muri iki cyumweru, n'ama groups. Noneho iyo soft yacu imaze imaze kuvuga kuri project browser na property, nongera mbihasubiza na interface, project browser ize, nongera nsubireyo, hahita haza properties. Utu tuntu ni ingenzi cyane, ushobora kudushyira hano cyangwa se ukatwimurira n'ahandi. Nanone kuri interface yacu cyangwa se workspace, no kuvuga ngo dusangaho iki gice cya hano hasi, no kuvuga ngo tubona haka kitwa detail level, no tugasanga n'akagenzi kako kitwa visual style. Aka nako ndagasobanura muri ubu buryo, no kuvuga ngo tugaragaza
nk'aka kagaragaza detaye za item runaka wenda ashushanyije nk'urukuta, nkaza nkarushushanya rureshya gutya. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri mba ndushushanyije ruri muri fine level, ni ukuvuga ngo under detail level nshushanyije ruri muri coarse, ariko nimpindura coarse nkayigira fine, uru ni urukuta nimaze gushushanya. Ndurebeye hasi mu by'ukuri ngiye muri in browser, nongere nze ncane view properties nayo iri buze. Noneho nindamuka ngiye muri architecture nkajya kuri wall, ngakirika wall architecture, barambwira ko mfite wall basic wall 200. nshobora no kuza wenda ngahitamo iyi exterior wall brick over block. Ni ukuvuga ngo hano hejuru nk'uko twabibonye aha hari high, ni ukuvuga ngo akaba na depth. Ndamutse nkiritse depth nkaba ndi gushushanyiriza kuri level hejuru ya level 0, ni ukuvuga ngo urukuta rwa hejuru mu butaka rukaba ruri underground, ni ukuvuga ngo setting ko ruri kuri height. Then hano noneho nkavuga ko ruva kuri level 1 kugera kuri level 2. Mu by'ukuri mu gihe ngiye gushushanya nza kuri project browser nkareba kuri plan view, nkareba neza yuko ndi kuri level 1, kuko namutse nshushanyije kuri level 2 iki gihe inzu yaba itendetse mu kirere. Ubwo nda double click kuri level 1, nindangiza nza nake rwa rukuta rwanjye, nsubire kuri property ndebe ko ari rwo ngifite. Nindangiza nkurike start point, tuvuge ko ari urukuta rufite metero 8. Uru rukuta uko rugaragara gutya, ni ukuvuga ngo hano muri detail level uko ruri kugaragara, ni ukuvuga ngo rwagaragaraga ruri muri fine. Murebe ukuntu muhitegeze igihinduka iyo mpinduye detail level. Ninshyiraho fine rurakomeza rusuko nguku, nanone ninshyiraho medium rukomeze rugaragaza zira detail, ariko ningira kuri coarse ruhita rugaragaza imirongo gusa za hatches zitarimo. Bivuze ngo niyo mpamvu aka ka icon bakita detail level. Wenda nsubire muri fine, urabona ko ruhita ruhakinga, kuko uru rukuta rukozwe n'urukuta rwa block ruhacinze, naho rukajya n'urundi rwa gypsum, cyangwa se ibyo bita finishing. Ni finishing rufite kuko ruri complex. Ninjya kuri aka kagenzi kako bita visual style, mu by'ukuri nshobora guhindura none nkayigira wireframe, urakomeza ruse kuriya. Ninza kuri hidden line rukomeze rugume uko muri kubibona. Nirujya kuri shaded urabona ruhita rushadinga, ruhita rukugaragariza urukuta rw'amatafari n'urwa gypsum. Nanone ndamutse nje kuri consistent color iragumana ya mabara. Na hano hasi nano ushobora gukora mu buryo buri realistic. Mu by'ukuri hano urabona ko bita bihinduka. Rero mwahita mumenya akamaro k'iyi yitwa visual style, kuko uko rusa mu buryo buri realistic bitandukanye n'uko rugaragara iyo ruri shaded. Murabibona yuko bigenda bihinduka. Iyi ni shaded, then hano yo ni realistic. Irahita igaragaza ko iri ngiyi ari itafari no mu buryo buri realistic. Hano akaba ari igishahuro, na hano ikindi noneho akantu hazaho wenda gypsum. Apart y'ibi ngibi rero no kuvuga ngo ibindi dushobora kwiga nzagenda mbyongeramo gake gake, ariko icyo nashaka kugaragaza kuri interface nanone aha munsi ya file tuhafite kano kantu kitwa modify. Ni ukuvuga ngo iyo nari mfite commande runaka, for example wenda nshobora gufata urukuta none murabona mfite commande aba ari akana gasaraba. Ndamutse nshatse gushyiraho urundi rukuta hano narushyiraho. Ni ukuvuga ngo iyo nkitse escape ngomana ya commande y'urukuta, ni ukuvuga ngo ndamutse nkitse hano naca urundi rukuta rutambika. Aka ka modify rero no kuvuga ngo kamfasha guskipinga commande nari mfite ku buryo nabasha gufata indi. Bivuze ngo nindamuka ngiye nkagakirikaho, ni ukuvuga ngo kagasaraba karagenda nsigarane pointer. Iyi rero ni ukuvuga ngo mu buryo busanzwe imfasha
kuba nafata indi command wenda nshobora kuza noneho ngahita naka urugi nkarushyiraho ntiriwe nongera kugira ahandi hantu nkirika. Ni ukuvuga ngo aka iteka muzajya tuzakifashisha muri software akagira ngo ka uskiping command runaka noneho ubashe gufata indi yari ikurikiye. Ndumva interface muri make ibiba biri kuri iyi screen yacu yimaze kwaka ari ibyo ngibyo nari mbashije kuba mvuze. Nanone interface yacu izamo utudu command turi hejuru nk'iyi yitwa text. Iyi no kuvuga ngo ni default 3D n'ubwo se hano naho dusanzwe dufitemo izindi, ariko iteka akenshi muzakunda gura ni 3D view ariko hari na camera na walk through. Kuri iyi interface yacu nanone tubonaho aka kantu no kuvuga ngo kagaragaza ama section. Rero no kuvuga ngo ibi ngibi ntiriwe mbafata umwanya munini cyane nka introduction cyangwa se incamake ku byerekeranye nuko iyi software yaka. Nambigarukirije ahangaha, ahasigaye tugakomeza n'indi step. Ni ukuvuga ngo step ya kabiri rero tugiye kwiga ukuntu dukoresha mouse. Kubera ko nashyizeho utuntu twageraga duhighlighting abana ngiye nkirika, ngiye kuba nyifunza zega twongere dufungure bushyashya. Noneho tugiye gufungura indi Revit, tuyifungure bushya kugira ngo dusubiranemo bya binini nimaze kubabwira. Double clicking aho ikaka muri ubu buryo. Iyo imaze kwaka rero ni ukuvuga ngo yaka ifite hano hari open, hano hari new. Iyi open ni ukuvuga ngo murabona ko hejuru yaho hari aka kajambo bita model cyangwa se model, ariko hasi yaho nanone hakaza family. Bivuze ngo hano no openinga model cyangwa se ugakoretinga new model. Model ni ukuvuga ngo niyo design yose ugiye gukora, ariko open family murebe n'ahangaha no kuvuga ngo hano handitse model, murabona hari iyi sample system project, hakaza akananigishirijeho ubwoko bw'ibisenge. Bivuze ngo iyi ni projet yose, niyo nibavuga model mujye mubaka ari project ubwayo. Ariko nimuza mukareba hano hasi hano handitse families, no kuvuga ngo nkahangaha turabona ko ari agatabureti, urabona ko ari trace y'igisenge. Urumva ni part imwe ya design, niho mubasha guhita mutandukanyiriza model na family. No kuvuga ngo wenda dufashe nk'iyi model tukayita set, no kuvuga ngo family ni element ya set models. Iki ndibwira ko nacyo mucyumvishe. Iyo ugiye gufungura project nshyashya rero hano kuri new, ubwo twaba tumaze kubikora mu kanya, and template file kuri aka gacumu ugakirika ugafata architectural template ugakirika OK. Iyo umaze gukirika OK rero, ikintu cya mbere uba ukwiye gukora ni uko usetinga unity. Reka ariyo step ya kabiri dukurikizaho. Unity rero no kuvuga ngo ifite izi software ikoresha icyo bita shortcut ni UN cyangwa se unity. Noneho bagahita baguha aka project unity table. Noneho unity zose ziba ziri muri iki ngiki twita Dwspline. Dwspline rero iteka Revit yaka iri muri ifitemo common, noneho ikagaragazamo ibintu byose, ikaguha angle, area, ikaguha cost per area, ikaguha distance, length, kandi iteka ifunguka iri muri mm cyangwa se millimeters. Bivuze ngo rero hano nk'umudesigner uba ukeneye kubwira imashini yokoza gukora muri mm cyangwa se ari muri meter, no kuvuga ngo ugenda usetinga buri kimwe cyose ugikirikaho kuko kiba kiri editable. Ndamutse nshaka nko gukorera muri meter kuri length, nakirikaho nkaza ngashyiramo meter. Noneho rounding no kuvuga ngo ni decimals cyangwa se imibare nyuma y'akitso, gafata imibare 3 kugira nze kugira accuracy kugeza kuri millimeter. Unity symbol ya meter murabizi ni m. Noneho ukaza kugenda ubyemeza. Iyo ugiye kuri aka kantu kwase kanditse ngo suppress trailing zeros, iyo gatikinze ni ukuvuga ngo iyo ukoze annotation y'urukuta rufite wenda nk'igihumbi na 500
cyangwa metero imwe na magana n'ibice 500, ni ukuvuga ngo amazeru y'inyuma y'akitso iyakuraho, ni ukuvuga ngo ihita ikuraho ayo mazeru. Ibi nabyo ndibuze kubibereka mu kanya, ariko tutarajya kure cyane ni uko hano muri discipline nk'uko twatangiye tubona yuko amatemplate yose harimo metric, hakabamo system, hakabamo structural, hakabamo architecture. Nanone hano iziri common harimo izindi ngero bijyanye n'ikintu ushaka gushushanya, kuko iyi software ishushanya amashanyarazi, igashushanya ingufu energy, igashushanya HVAC cyangwa se air conditioning, igashushanya infrastructures, piping na structure. Bivuze ngo iyo utakoreye ushatse gushushanya nk'amashanyarazi ntabwo ushobora kubikorera muri common, uba specific ugashyiramo amashanyarazi. None hano hasi hita ikwereka ingero zose zikoreshwa mu mashanyarazi, kuko apparent power nk'abanyamashanyarazi murazi ko ziri muri izitanga urugero. Apparent power density mbese no kuvuga ngo iguhamo ingero nyinshi cyane. Luminous flux no kuvuga ngo iguhamo ingero. Nanone ndamutse mpinduye nkaza kuri energy, imperezamo ingero cyangwa se amayunits yose akoreshwa ku mu ngufu. Noneho ndamutse mpinduye none nkaza kuri air conditioning, impereza ama unit yose arebana n'imyuka n'ibintu byo gukonjesha cyangwa se gushyuhisha. Infrastructures, stationary, ugiye kuri piping ihita iguhereza density, kg per cubic meter, flow ni liter per second, friction ni pascal per meter, mass ni kg. Mbese iguhereza ingero zose, ariko kuri iyi nshuro reka twari twikoreshereza common cyane ko tugiye gushushanya inkuta, ariko ibi nembigiyemo kugira ngo mumenye yuko atari izi ngero zonyine ziba ziri muri iyi project unit table. Ni ukuvuga ngo distance ndamutse nyishyize muri meters, decimals imibare nkayigira 3, hano naho ngashyiraho meter, okay, then okay. Ni ukuvuga ngo turagiye gukombayininga ibi birebana n'ingero, naho tunabikombayininge nanone no gukoresha mouse. Kugira ngo tugire urugero rwiza, reka njye hano kuri wall mfate wall architecture. Noneho urukuta rwanjye ndubwire yuko ndushushanye mu buryo busanzwe. Ni urukuta rufite santimetero 20 nk'uko muri kubibona hano, ni basic generic wall. Nkirike hano nduhe metero 7. Ninarangiza noneho ndamutse nselectinze uru rukuta, ruhita rwinyereka za detail zose z'urukuta. Noneho mouse ukuntu ikora, hari aka gapine kaba kari kuri mouse, ubwako no kuvuga ngo gakoreshwa gakora zoom in zoom out. Nicyo kintu cyo gakora. Ikindi cya kabiri gakora, iyo gahodinze ukagatsikamira ushobora kwimura urukuta ukarujyana hirya, hasi, hejuru, iburyo cyangwa se ibumoso, kwa kondo dragging mu buryo busanzwe. Icyo gihe akamaro kaka kawiru cyangwa se kano gapine kaba kuri mouse kaba karangiye. Noneho aka ka manete k'iburyo ko kuri mouse ni ukuvuga ngo kadufasha mu buryo bwo gukora selection. Ushobora gushyira pointer yawe kuri iyo object ugakirika ikaba selected. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo guselectinga. Uburyo bwa kabiri nk'uko twabyize muri Civil 3D, ni ukuvuga ngo ukora selection uturutse iburyo ujya ibumoso. Bivuze ngo iyo ukoze iyi selection, ni ukuvuga ngo waselectinga agace gato k'iyo family cyangwa se iyo object iba selected. Ariko aho bitandukanye no guselectinga uvuye iburyo, ni ukuvuga ngo iyo uselectinga uvuye ibumoso ujya iburyo, ntabwo ushobora guselectinga agace kako. Icyo bigusaba ni uko uselectinga iyo object yose uyirangije, ariko iyo ubeshya ukayisigira n'akantu gato ntabwo iba selected. Dore ntabwo nababeshya, ariko ninyirangiza gukira aba selected. Bivuze ngo rero uburyo bwiza bwo gukora selection ukoresheje mouse ni uko uturuka iburyo ujya ibumoso. Hano niyo waselectinga akamilimetero kamwe biri selectinga, ariko hano bigusaba yuko selection area iba ari entirely covering the object to be selected. Iyo ni trick. No murabizi manete yuko mouse igira n'akandi ka manete k'iburyo cyangwa se right click ira dukunda kwita ngo ni right click. No kuvuga ngo iyo uyikiritse yo no kuvuga ngo iguha cancel yo gukansoringa.
nanone ikaguha kurepeatinga last command wari wafashe, kuko ubwa nyuma nagiye kuri project unit, ni ukuvuga ngo nshatse gusubiramo project unit yanjye naklika kuri repeat cyangwa se ngakanda enter, burya ibigifite ya commande. Nanone hano ikwereka command umaze gukora vuba aho ngaho cyangwa recent commands. Project unit nayo imaze gukoreramo ifite shortcut ya UN, nanone natse command y'urukuta nashushanyije ifite shortcut ya WA cyangwa se wall. Ikwereka nanone select previous, no kuvuga ngo icyo namaze guselectinga, niba nari mfite nk'inkuta eshatu, urwo na selectinze bwa nyuma, no kuvuga ngo select previous ihita selectinga urwo nakozeho bwa nyuma. So na hano nanone right click ushobora kubonamo find in project browser, ushobora kugira icyo ujya kureba muri project browser. No kuvuga ngo nimba ndi muri property ngakora right click, nshobora gukirika find in project browser, find in project browser nkajya gusearchingayo. Noneho ikindi kirimo ni zoom in region, nubona nkirikaho gutya nshobora kuza nkavuga ati nshaka kuzuminga akantu kari muri aka, urabona bihise bigenda. Niba bigiye rero no kuvuga ngo nshobora kugaruka kuri zoom out 2x 2 times, hano biba byagiye, ariko noneho kugira ngo bigaruke kuko byamaze kuzimira, nuko nafashe zone in region nini na zoom out 2x, urumva ni 2 times. Nanone kugira ngo bigaruke nza hano kuri zoom 2 feet, bihita bigaruka n'utu tujisho kuri tune tukagaruka. Nanone hano harimo indi nzira ya kabiri yo kuba ututu nk'aka ka property nshobora kuba nakabuze na ya project browser. Nanone biranyorohera ko nshobora kuzanga kuri right click nangiza nkaza kuri browser. Muri browser rero dufitemo project browser, tukagira mu system browser, tukagira mu MEP cyangwa mechanical and plumbing fabrication parts, tukagira na P&I modular. Nanone hano nshobora kubigira inzira haya ni naberetse hano muri view, noneho nkayinyuraho nzana ya project browser ikaza, kugira ngo right click naza kuri property, nanone property ikaza. Bivuze ngo iyi ni inzira ya kabiri idufasha kuzana iyi project browser na property. Bivuze ngo ntufunze nshobora no kunyura inzira ya mbere muri view, nkaza kuri user interface, project browser nkayitikinga gasubirayo, property nayo nkayitikinga, ibintu byarangira bikajya mu buryo, bikongera bikigarura. Muri make izi ni inzira umuntu ashobora kunyura akora cyangwa se asetinga bimwe mu byo ari buze gukenera gushushanya. Ubu iyi ni pariti ya kabiri, nayo tubonye uburyo ki dusetinga unit, ndetse turabonamo n'uburyo mouse ikora. Noneho ikindi nakurikizaho hano, ngiye kubereka ukuntu dukora nanone iyi project browser nk'uko na property bitandukanye. Hari ubwo usanga ushushanya ashaka kubona buri kintu cyose ukwacyo, project browser akayishyira hano iburyo, n'iyi properties nayo akayishyira ibumoso. Kimwe no ushobora kuzikoresha zikombininze kwa kundi, kuko iyo ukiritseho niyo ikwitaba. Dushobora gukoresha uburyo cyangwa se nkanongera nkazivanga. Nkongera nkazivanga nka gutya, ngiye kuri project browser niyo yiselecting ikampa biriya, najya kuri property nanone ikabima. Ikindi rero noneho tugiye kwinjira into detail uburyo ushobora gukoresha izi project browser na properties. No kuvuga ngo i project browser nk'uko twabonye twereka ama floor plans, level 1, level 2, ikakwereka n'aka ka site, ceiling, nayo ikakwereka plafond yo kuri level 1 no kuri level 2, ariko bigenda bihinduka bitewe n'uko wagiye n'amanivo ugiye gushushanya. Nanone hano kuri elevations, nanone hano kuri elevations urabona yuko dufitemo east, tukagira north, tukagira south na west. Nanone ibyo uza gushushanya kuri izi nivo biterwa n'inzu ugiye gushushanya bifite nivo zingahe. Iyo ukiritse kuri imwe kuri elevation hano, no kuvuga ngo ihitiza ikakwereka igahita ikwereka uko amanivo yawe ari buze kuba ameze. Wenda dufatira hano kuri south,
uko isetinze gutya iranyereka ko level 1 cyangwa se ground floor iri kuri 0, nivo ikurikiye hejuru ikaba iri kuri level 2, ari nabyo biza bikiyandika ahangaha. Ariko hano bafite ubushobozi bwo kuba nashyira ahandi marevo ko kubanza gusetinga ibi byose, ukaba ugatubona ni nivo 6 uri buze gushushanya. Uko wongeraho izindi nivo hano hejuru hari uburyo bugera nko muri 3, ariko ubwa mbere ni ukuvuga ngo ujya kuri architecture niba ugiye gushushanya ibirebana na architecture, warangiza ukaza kuri aka kantu kitwa level cyangwa se command ya shortcut yaho nayo yitwa LL, ukanze LL inshuro nyinshi niho bahita bakujyana. None hano nshobora kuba nakongeraho iyi ninyi kirikaho iraza kuza ari level 3, nemara gukirika irahita yizana ahangaha hejuru. Level 3 yaje, nkongera none nkaza hano hejuru irakitwa level 4 igahita yizana hariya. Bivuze ngo nshobora kugenda nkagera no kuri level zigera nko ku 10 zose zigenda ziyongeraho. Ibyo mbikoze kuri south bihita biza bikijyana no muri north hose, no kuvuga ngo za level zijyaho, muri west zihita zijyaho, muri east zikagenda zijyaho. Ni ukuvuga ngo hose ya marevo agenda yiyongera. Icyo rero iyi floor plan idufasha ni ugukora management y'ama etage uri buze kugenda wubaka cyangwa se uteganya kuza gushushanya. Aha rero ni ukuvuga ngo handitse level 1 kugira bitaza no kugucanga. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wabihindura ukora double click, ushobora no kwandika GF ground floor. Iyo nkiritse nanone would like to rename corresponding view, ninkirika yes, ni ukuvuga ngo hari handitse level 1 muri floor plan, birahita byihindura bihite bijya nko mbyeditinze. Ningira yes, murabona yuko hahita hajya GF hari level 1. Kuri level 2 nanone FF cyangwa se first floor, ninkirika yes irahita ijya hirya. Third floor nindamutsika nanditse third THF, ni ukuvuga ngo nibyo biri buze guhita bijyaho hano. Nanone nijya kuri 4th floor, tuba no kwandika 4th floor mu magambo arambuye, nabyo birashoboka. Ni ukuvuga ngo irajyaho gutya na hano bihite byeditinga ngiyi. Ninjya kuri 5th floor mu magambo arambuye byose irabyemera. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi nicyo project browser imaze. Muragenda mubona yuko uko byagiye bihinduka kuri floor plan hano ahangaha ni nako byagiye bigenda none hano kuri ceiling plan, kuko ni ukuvuga ngo ninjya gushyiraho plafond kuri 5th floor, ndaza guselectinga 5th floor aba ariho nshyira plafond. Ni ukuvuga ngo ibi nabyo biri mu kamaro ka project browser. Ikindi umuntu aba ashobora kuba yakora nuko izi level nanone aha ni 0, hano ni 8, naho ushobora kweditinga ugashyiramo 8 kuko twakuriye muri mita. Hano wenda niba ari 4 naho kahagira 12, hano nanone hagahita hahinduka 16 as normal. Bivuze ngo buri kuva kuri floor ujya ku yindi hagiye harimo metero enye. Ikindi ukora kuri izi line ni uko uko zigiye zifite amagambo iburyo ushobora kuba yashyira n'ibumoso bwayo, ushobora gukirika kuri imwe. Ariko kubera yuko iyi project browser itwereka ibingibi twarebaga gusa, nkajya muri property kugira mbashe kureba property z'aka karongo cyangwa se z'iyi level. Under property no babambwe kari level head, ni ukuvuga ngo aka kazeru kariho gafite milimetero 8, ariko hakarimo n'izindi. Noneho kugira ngo haze iyi mibare iri hano iburyo igaruke naho ibumoso, ndaza nkareba hano handitse ngo structural na hano naho nkatikinga, ndaza nkayikirikaho nkajya hano muri edit type. Sinema mubibonye, ndakirika kuri kamwe bahita bamuhereza properties z'aka head nafashe yuko kitwa 8mm head. Nindangiza njya hano kuri edit type, noneho under edit type table barambwira ati family and system family level, yitwa level, type yayo ni 8mm head nk'uko tubibonye mu kanya.
noneho elevation base ni project base point, kuri graphics line weight ni 1, color ni black, kimwe no gushobora kugahindura magenta. Then hano kuri symbol at end 1 and end 2 hatikinze end 2 gusa, nintikinga end 1 nayo gakora apply, nuvuga ngo aya magambo arahita yiyandika hirya no hino na ya mirongo yanjye hinduke magenta. Ubu nagira ngo mbumvishe aho property yerekana details z'akantu wa selectinze, naho project browser igakora management y'ibi ngibi twabonye. Ibi ntekereza yuko nabyo mu byumvishe, aho turi kubyiga mu buryo bw'aba beginners. Tuzagenda dukora izi video kugeza ku iherezo, tuzagenda twiga izi icon zose, nzagenda nzikorera ama video mbereka akamaro kazo. Iyo ibi birangiye rero, icyo nahita mbabwira ntari nava hano nuko iyo tureba hano kuri structural plan kuri floor plan, iyo ugiye gushushanya umakinga sure yuko uri buze guhera kuri ground floor, kuko iyo uhereye kuri first floor inzu uyinaganitse, ni ukuvuga ngo ibyo wagiye wandika hano nibyo ugenda ukurikira. Ubu nshatse nko guca kwicazaho urukuta, nareba GF ari iri hano nka double clickingaho, bivuze ngo nihita ifunguka kandi bagahita bampereza ya north, south, east na west direction. Iyo maze kujya kuri iyi floor plan, nanone urumva ngiye gushushanya za nkuta zanjye. Ndajya muri wall architecture, noneho bahita bampereza za parameters. Nanone mu gusetinga mpita nita kuri aka kantu ko hejuru aka, ni ukuvuga ngo izi settings nizo mperaho, cyangwa wenda reka nshyireho mu kandi kabara, ni ukuvuga ngo izi settings nizo ntangiriraho. Hejuru handitse height. Ubwo handitse height rero, ni ukuvuga ngo ndamutse nciye uru rukuta, ni ukuvuga ngo ruri buze guhera kuri first floor rujya hejuru, rudahere muri minus, muri negative munsi ya 0. Ni ukuvuga ngo ngomba gusigazamo height. Noneho aka kajambo kitwa unconnected, ni ukuvuga ngo uru rukuta ruba rusanzwe rwamaze kurenga ya mirongo ya metero enye nagiye nkora. Reka wenda mbyirengagize, kuko hano uvuga ngo ni unconnected bikaguha uburyo bwo gushyiramo mezire wowe ushaka. Kandi muraza neza ko twamaze kurimita south yacu twagiye dushyiramo metero enye. Reka ntarabihindura nshira rukuta kugira ngo mbereke amakosa abaho iyo uramutse utashanyije utasetinze aka kantu yamaze highlightinga mu muhondo hejuru. Nuvuga ngo iyo ukeretse kuri architecture ukajya kuri all, bihita bikuvana muri architecture, bihita bikuvana muri iyi menu, noneho bikakujyana muri modify menu. Niho usangamo imirongo, ugasangamo rectangle, kuko haba harimo ubwoko bwinshi bw'inkuta. Ariko muri aka kanya reka dukoreshe akazu gafite rectangle shape, gafite metero 4x8. Ni ukuvuga ngo ndamutse mfashe ibingibi nkabishyira muri 3D, murabona yuko deja iyi nzu yahise igera kuri niveau ya 2, kandi n'uvuga ngo yagombaga kuba iza ikabanza ikangiza kuri niveau kuri first floor, ngashyiraho na slab. Ninjya kuri south, urabona yuko urukuta rwanjye iyo nduciye, ni ukuvuga ngo nanone iyi mirongo ibiri adjustable, ni ukuvuga ngo ndabikurura bize hano, nindangiza ndetse mfate n'aha ngaha nze negereze ku buryo inzu ijya hagati muri ya mirongo yanjye. Ariko mu by'ukuri binashushanyije gutya no bwose byabaye unconnected, bikanarenga bikagera kuri floor yo hejuru, ni ukuvuga ngo ntabwo wamenya yuko urungura urukuta ruhagaze. Rero nanone ngiye guhita ngaruka kuri ka kamaro ka detail level, noneho no kuri nongere ngaruke no ku kamaro nanone k'iyi ngiyi yitwa visual style. Ni ukuvuga ngo hano uko urukuta rumeze, ni ukuvuga ngo ruri muri coarse. Ningira medium urabona nta gihinduka, ariko nanone ninza hano nkarugira fine, urabona ko nta gihindutse nanone ya mirongo ariko ikimeze. Hano rero ninza nkarugira shaded, ruhita rwishadinga. Nanone ninza nkarugira wenda realistic,
irarodinga, noneho ihite ingaragariza ya view yanjye muri south. Mu gihe najya muri 3D rero, ni ukuvuga ngo hano ni fine, hano kaba realistic. Ni ukuvuga ngo urukuta rwanjye ruhita rugaragara yuko kuko ari urukuta, ariko ninza ngahindura nanone wireframe, urabona yuko ni imirongo nyine ni wireframe. Ibi rero niko kamaro kutu icon two hasi. Ushobora no gusubira nanone muri project browser cyangwa se muri property, nkaza muri edit, noneho na selectinze uru rukuta rwanjye, project browser, nkajya kuri GF, selectinga izi nkuta zose, neza nkajya kuri property, edit type, nashaka gahindura material ya rwa rukuta rwanjye, ndaza ngakirikaho hano akazu utoma dutatu, nkongera ngakirika, bagahita bampa liste y'ibikoresho. Nashaka ara hejuru nkandikamo brick, amatafari akaza, nka double clickingaho, urabona n'ubwo ngo bihinduye material nari nakoresha, ngakirika OK, apply OK. N'ubwo ngo ninsubira muri 3D, urabona yuko aya ni amatafari, je muri realistic rero, no kuvuga ngo bigaragara, ihita kugaragariza realistic ari yuko ari amatafari. Ariko nanone nje nkagira iya kabiri consistent color, mu by'ukuri uhita ubona yuko ari amatafari, na twatu joint tukazaho. Ndamutse mpinduye nkatugira shaded, araba shadings, ntabwo ubasha kubona ya joint y'amatafari. Aha rero tugiye kujya dusubire kuri ground floor, ubwo ni under project browser, GF, selecting a wall, okay, wall, noneho nze ground floor, kuri floor plan, GF, selecting a wall, tuturongo twabayemo twinshi cyane, tugiye kunyambetaho akantu gatoya kuko nari ngiye kubereka ukuntu twagera dusettinga, ariko dushobora kubikorana muri property. No kuvuga ngo base constraint ni ground floor, base offset ni 0, base is attached, top constraint hano hari unconnected, no kuvuga ngo ndabibwira kugeza kuri FFF cyangwa se first floor, sibyo. Top offset ibe 0 kuko ntayo dukeneye, nindangiza nkirike OK, bivuze ngo ubu rukuta rwanjye kuri iyi nshuro ngiye kuri 3D view, ngo rurahera kuri 0 rukagera kuri first floor, ntabwo rukigera ngo rugere kuri second floor. Ibi ngibi mwabyemera ari uko ngiye kuri south, noneho nkabereka hano, no kuvuga ngo ntabwo rukiri unconnected, no kuvuga namaze kurubwira ko rugomba guhera kuri ground floor rukagera kuri first floor. Bivuze ngo nshatse gushyiraho dare hano, nayishyiraho, narangiza nkongera ngatereka izindi nkuta, kuko ntabwo urukuta rw'abantu ngo ruzagende rugere hejuru mu kirere. Biro bita byihindura ku ma view yose, south, west, hose no kuvuga ngo ziragenda zikakumvira. Nicyo cyiza cyo gusettinga hariya hejuru. Ikindi nakongeraho ku birebana n'izi level, nuko nanone y'uru rukuta rushobora kuba rwahera hano hasi munsi ya 0, ushobora gusubira kuri level nanone, warangiza ukavuga ati wenda munsi ya 0 urukuta ruze kuba rutabyeho wenda metero imwe, ni double click ukagira -1, no kuvuga ngo iyi ni vihitiza kuko izifite negative. Bivuze ngo nshatse ko urukuta ruza guheramo hasi, rero ni kimwe nuko nshobora gusubira kuri floor plan, nangiza nkajya kuri GF, ariko nkajya kuri property, noneho ngaselectinga izi nkuta zose, noneho
base constraint nkahita nyibwira yuko ari GG, noneho rukagera kuri FF, bivuze ngo ngiye kuri 3D nka gutya, cyangwa se nanone nkagaruka kuri ya south yanjye, urabona ko urukuta rwahita rugenda rugahera hasi kuri aka ngaka kitwa GG, rwaba rwagiye munsi ya level 0 rwageze muri -1 meter. No kuvuga -1 meter uba umaze gucukura metero imwe uvuye kuri 0,0. Bivuze ngo ibi by'amarevel nabyo ni ukubyitondera, tukajya tubikora neza tubyumva. Kuri uyu munsi twize muri aka kavideo ka mbere tubashije kwiga interface cyangwa workplace, twiga uburyo dukoresha mouse, uko dusettinga unity, turebera hamwe project browser ndetse na properties. Noneho mberekana none uko ushobora gusettinga izi nkuta zacu. Wenda ikindi kintu dushobora kongeraho kuri aka gasomo k'uyu munsi k'ibingibi tubashije kwiga, dushobora kureba buryo ki dushobora gukora partition y'inkuta. Ku nkuta nanone iyo uzishushanya gutya, hari ikintu cyo kwitondera, kuko nk'abantu basanzwe mushushanya mukoresheje Civil 3D, hari ukuntu ushushanya urukuta, wenda baseline ikaba center, ikaba edge y'inyuma, cyangwa se ikaba iy'imbere. Kuko nuvuga ngo iyo utashyizemo ibyo bipimo, wenda nk'iyi nzu biragaragara ko ifite metero 380 kuri 780, ariko ugiye gushushanya urebye hano mfashe wall, ni ukuvuga ngo nakoresheje height, hano ni connected kugeza kuri FFL, location ni ukuvuga ngo reference tugenda dufata hano, location line ni wall center line. Bivuze ngo nshushanyije gutya, nuvuga ngo mesure nyihaye ziba zirengaho 10 iburyo n'10 ibumoso, kuko murabona ariho center ijya. Ariko nanone hari andi mahirwe yuko nshobora kuza ngafata aha, harimo utuntu twinshi cyane. Nshobora no kujya gushushanya nkoresheje core center line. Nuvuga ngo izi terme tuba dukoresha core ku rukuta rwa block cyangwa rw'amatafari, ni urukuta, ni umubyimba w'urukuta rwose ubariyemo n'igishahuro rufite core. Ariko iyo rwa rukuta ruri complex nk'urwo twakoresheje, core aba ari rwa rukuta rw'itafari cyangwa rwa block, niyo aba ari core. Noneho yagiye gusama twabonagaho ikaza kwitwa finishing face exterior cyangwa se interior. Urugero ni uko mfashe kwa center line, none nkajya gushushanya, n'ubundi murabona yuko nahera muri center, urwo rukuta rukaba rungana n'urundi. Ibi rero kugenda ubihindagura, ushobora no kubikora wanyuze ukajya ukanda kuri space bar. Nanone nshobora kuza kuri finish face exterior, ninjya gushushanya murabona yuko uriya murongo uri dash uri hanze y'urukuta. Iyo nshaka kubihindura rero nanone nshobora gukanda iyi space bar, noneho icyari exterior kigahinduka interior. Sinzi niba mubyumvishe. Nujya gukoresha iyi face exterior, nuvuga ngo izagutegeka gushushanya muri anti clockwise, kuko nushushanya muri clockwise izahinduka interior. Ikizindi niba mucyumvishe, ninjya hano nkagira finish face exterior, nuvuga ngo kugira ngo ibe exterior nuko nzashushanya anti clockwise mva iburyo njye ibumoso. Murabona ko aribwo wa murongo ujya hanze. Okay? Ariko noneho nindamuka nshushanyije mvuye ibumoso njye iburyo, no kuvuga ngo ya face ihita ihinduka interior. Murimo murabibona. Nuvuga ngo inshushanye zizabirengaho umubyimba w'urukuta wose. Iyi ni principe. Ubwo no kuvuga ngo nanone ikindi nakongeraho nuko nanone yuje kuri core face exterior, byose ni kimwe. Ushushanya muri anti clockwise uburyo bw'ibumoso nka gutya, kugira ngo wa karongo kari dash nuko kaba kakwereka edge y'urukuta ufite.
noneho washaka nanone gushushanya ukoresheje Core Face Interior, ugashushanya uhereye mu buryo buri anti-clockwise. Murabona ko aribwo iriya dash igenda izamo imbere. Hari uburyo bwinshi bwo guhindura urukuta. Aka gacuma kareba ku ruhande iyo gakiritse gutya, urukuta ruhita rureba mo imbere cyangwa se rukajya inyuma. Ubona ko bushobora kuba uburyo bwiza bwo kugenda uhindura inkuta zawe kugira ngo bya bipimo bihinduke in case waba washushanyije wibeshye, aho kugira ngo ujye gusubiramo project yose. Aka kantu nako ni ingenzi. Akandi nakongeraho cyane ko twavuze ko tuzadukora nibura isaha, ndabona hasigaye iminota 5, nuko mu bwoko bw'inkuta tugira nanone harimo ubwoko butandukanye. Hari ushobora gukoresha rectangle, ushobora gukora wenda ibi binyampande nyinshi, ushobora kuza ugakora urumeze gutya, ushobora kuza ugakora urusekura, ushobora kuza noneho ugakoresha start and radius arc. Ni ukuvuga ngo urukuta wagera hano ugashushanya urumeze uko, warangiza ugakomeza. Byose birashoboka. Hari ubwo nanone ushobora gukoresha center and two ends. Iyi ni center, noneho ugahita uruca gutya ukaza guhita ukomerezaho uru straight. Hari nubwo nanone tangent and arc. Uru ni ukuvuga ngo ufata nk'uru rukuta rwakomezaga ugahita urushyiraho agakavu, warangiza ukongera ukagenda ugafata indi tangent. Birashoboka. Biranashoboka nanone yuko ushobora kuza ugacamfaringa hano. Iyi cyamfa nikimara fillet arc, uraza ugakirika hano na hano, warangiza urukuta ukaruca. Ni ukuvuga ngo utu dukomande twa modify ku nkuta mugomba kutwiga, natwo mukatumenya. Tangent and arc nshobora nanone gukirika hano nkaza nkaruhuza n'ahangaha. Izi ni tools zose muzakomeza kugenda mubona ku nkuta. Reka ndekeraho video aho bigereye hano. Ejo tuzakomeza ngenda mbigisha n'ibindi buryo tuzarangiza muri makeya ku muntu w'umubigina akamenya ahantu yajya agenda ashakira buri kimwe cyose. Bye. Reka dusevinge iyi video y'isaha imwe, muzayireba, asigaye nimuyikubona muzambwira nkomerezaho n'ibindi, cyane ko umuvandimwe yari yasabye yuko twabikora mu buryo bwa beginners, noneho we akajya abasha kumenya biriya byose tugera dufata tubikora twabikuye he. Murakoze. Iyi video nimumara kuyireba muzakirike kuri like, musharinge. Ikindi nanone mujye mu comment kugira ngo menye ibyo guhindura. Ahasigaye munayihe bagenzi banyu nabo dukomeze gusangira ubu bumenyi. Murakoze. Bye.